Nshuti namwe bari mwese duhurana kuri studio Umutware ndabasuhuje nigiye we Singirankabo Bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ndi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Maryland aho studio Umutware ikunda kubategurira ibiganiro ariko nkuko mubibona ndi hano mu modoka muri uyu mwanya. Uyu munsi turi kuwa kane ku itariki 22 Kanama 2019. So nari maze igihe ntaza kubaganiriza, nari mpuze kweri muri iki cyumweru n'icyumweru cyashize ku buryo ntabashe kubona umwanya wo kuza kuganira namwe, ariko nkaba nishimiye uyu mwanya mbonye wo kuza kuganira namwe. Nkaba mwese mbahaye ikaze aka kanya kuri studio Umutware, ngira ngo kandi mbabwire nti kuri mwe mwese mutari mwiyandikisha cyangwa se ngo musubscribing mukande aho ngaho hasi handitse subscribe, ahanditse share, ahanditse like, nahanditse follow bitewe na platform muri gukoresha, kugira ngo gahunda n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho bya buri munsi mubashe kubikorera, mubashe kubibona igihe tumaze kubisohora, cyane nk'iyo wenda turi live cyangwa se turi kubaganiriza en direct, kugira ngo mujye muhita mumenya yuko turi gukora icyo kiganiro mubashe kukigeraho. Ubu rero nkuko mubimenyereye, ndi ahangaha, ndi ukuri, ndi urukundo ndetse ndi n'ikizere. Nkaba ngira ngo kandi bambwire nti kuri mwe mwese mushaka kubigenzura mbahaye ikaze kugira ngo murebe ko ari bizima. Tumaze rero iki cyumweru gishize n'iki ngiki kiri gutangira kigeze hagati hafi yo kurangira, hari ibintu byinshi biri kuba, nkaba narindi kugira ngo tuganire muri make ya bimwe muri ibyo bintu biri kuba kubera ko nkeka ko bifite akamaro. Nkaba rero ngira ngo duhere ku nkuru y'ejo. Twamenye twese ko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda, abakuru b'ibihugu byombi bagiye mu masezerano bayashyiraho imikono yuko ibihugu byombi bigiye kongera gusabana, kugirana imibano. So iyo rero nabonye ari inkuru nziza kabisa yo kwishimira nk'umunyarwanda ndetse n'umwana w'igihugu, kubera yuko nibuka kuva kera batubwira yuko umuturanyi wawe, inshuti yawe, ntago mwagombye kugirana amahane kugeraho ibibazo biba urudaca. So rero tubivanye muri kategori cyangwa se mu cyiciro cy'ibihugu, wirebye ku giti cyawe ukireba nk'umuryango, umuntu w'inshuti yawe, umuntu w'umuturanyi amwegeranye, nimba ugiranye ikibazo nawe uko cyaba kimeze kose, ni ngombwa yuko ugomba kugikemura umunsi utararangira. Iryo ni itegeko, ni na principle niko nabyita mu Cyongereza. Iyo rero bimaze ibyumweru bikamara amezi, nta numwe babifasha, ni mu nyungu zawe, ni mu nyungu z'uwo muturanyi ko ikibazo icyo ari cyo cyose uko kimeze cyabaye hagati gitunganywa. Ahubwo icyo kibazo gihari, ni byiza kugira ngo ku mpande zombi hamenye buri muntu amenye yuko ikintu cyateye iki kibazo kigomba kuva mu nzira. Akenshi iyo tugize ibibazo hagati yacu, ibibazo tubona ni nabyita ni resulta cyangwa se ni imbuto y'ikibazo nyakibazo. Ikibazo ntabwo ari ibiba bigaragara, ibigaragara biba ari imbuto y'ibibazo deja bihari. So kuba rero icyo kibazo kiba gihari n'izo mbuto zigaragara, nuko icyo kibazo kiba kitatangiye uwo munsi, ahubwo kiba kimaze kubyara noneho imbuto wowe ubona. So natwe rero ni ngombwa yuko nimba hari ikibazo uko kingana kose tugitunganya kitaraba ikibazo kinini cyane. So umuturanyi rero ni umuntu ukomeye, umuturanyi akorera mu mugongo. Nimba ugize ikibazo, umuturanyi niwe uhakubera bwa mbere. Inshuti yawe akenshi ntabwo ibikwegereye nk'uko umuturanyi akwegereye. So ni mu nyungu zawe, ni mu nyungu z'umuturanyi yuko ikibazo cyose iyo kimaze kuba, cyangwa se hari ikibazo, cyangwa se wumva hari akantu gashobora gutera ikibazo, ugitunganya hakiri kare. Nshuti rubyibuko rw'ejo, nimwe ndi kubwira cyane muri gukura, turi gukora twese. Ni ngombwa rero ko mukura muzi neza yuko mugomba kwitwara neza mu bantu bose, aho muri hose ku isi hose. Yaba ari umuturanyi wawe,
yaba ari inshuti cyangwa se n'abandi, ni ngombwa ko mubana neza, ugakoresha ubwenge wahawe, ugakoresha imbaraga wahawe, ugakoresha ubushobozi wahaye kugira ngo ugendere ku murongo muzima. Kuko iyo ugendeye ku murongo muzima, ikibazo waba ufite uko kimeze kose, ikibazo naba nguteye ko kimeze kose, gishobora gukemuka. Ariko hagomba kuba hari ubushake. Iyo ugize ubushake nta kintu kidashoboka uko kiba kimeze kose. So nongere nsubiremo yuko ikibazo iyo cyamaze kugaragara ntago kiba ari ikibazo, ahubwo kiba ari imbuto y'ikibazo cyabaye. So rero dusubiye ku ruhande rw'u Rwanda na Uganda, ibibazo uko bimeze byatangiye bikageraho noneho ibihugu byombi bifunga imipaka, ibihugu bifunga kugenderanira, ibihugu bifunga ubucuruzi hagati yabyo, ibintu byinshi byagiye byangirikana kubera ibyo bibazo. Ndakeka yuko ni ngombwa yuko mwebwe rubyiruko bw'ejo mumenye ibyo bibazo ari bwoko ki. Ntago ibibazo byagombye kuba ku baturanyi, kimwe nk'uko ibyo bibazo bitagombye kuba ku muturanyi wawe, twongeye tukabijyana mu cyiciro cyo hasi cyane. So ndashimira abantu bose babigizemo uruhare, kubera yuko ni byiza yuko haza umwuka mwiza hagati y'abaturanyi bacu. Ni ngombwa yuko haza umwuka mwiza hagati yanjye nawe. Nimba ngukosereje uko byaba bimeze kose, ukagira imbaraga, ukagira ubutware no kwihangana, ukavuga ati Freeman wankoshereje, dore ibyo wankoreye, kugira ngo nanjye ngire umwanya wo gusaba imbabazi, ngire umwanya wo kwinyara mu isunzu, nkasubiza ibintu ku murongo. Ni ngombwa ko ubwo bushake tubugira. Mwibuke yuko iyi si turayisangiye. Iyi si ntago ari iyanjye, iyi si ntago ari iyawe, iyi si ntago ari iya papa wanjye cyangwa mama wanjye, kimwe nk'uko atari ya papa wawe cyangwa se mama wawe. Ikikubongamiye kinturutseho ni ngombwa yuko ukimbwira kugira ngo ngikosore. Nawe ikimbongamiye kiguturutseho ninkikubwira ntugire offense cyangwa se ngomve ko nkubongamiye. So nitumenye rero kugendera kuri iyo mirongo, nta uzakandagira ubundi ku bushake. Nubikoze abivanye ku mutima, tuzamukosora. Kuko uyu munsi aho tugeze ni ngombwa yuko tubana mu kuri, tubana mu rukundo, tubana mu cyizere. Nta muntu utabifite. Mubyumve mumenye urubyiruko rw'ejo. So ubu rero kubera ibyo ngibyo by'abaturanyi twongeye kugirana gusabana, mubyishimire namwe rubyibuko kweri. Ibintu nk'ibi nimba bibaye, ni ngombwa ko mumenye impamvu byabaye, cyane cyane mwebwe muri mu Rwanda. Ni ngombwa ko mubimenya. Natwe turi hanze turabikurikira kandi turabimenya, natwe bitugeraho nubwo bwose tuba tutari aho ngaho ako kanya, ariko ni ibintu bitugeraho twese, aho uri hose biratwafekta, nta muntu n'umwe bitageraho. So nkaba rwose icyo kintu ngishimiye, kandi ngira ngo mbabwire namwe rubyiruko, ikibazo cyose, ibibazo byose byaba biri hagati yanyu, ni ngombwa ko mubikemura bitaraba binini cyane kugeraho mwumva mutakibasha kubyishimira, cyangwa se bibabungamiye ku buryo ubuzima bwanyu mwumva bugiye ahantu hatameze neza. So kurwuga rero nkaba mbona ya minota yacu imaze kutwegerana. Ako ni akantu ka mbere nshaka kugira ngo nifuza kugira ngo mbagezeho, mbabwire nti karanshimishije ku giti cyanjye ejo maze kugasoma. Kandi nkaba ngira ngo mbabwire nti ejo ntago ari ibibazo byamaze kuba, ibyo ni imbuto z'ibibazo bihari. Uyu munsi rero mwebwe rubyiruko aho muri hose, natwe aho turi hano, ni ngombwa ko tumenya ibibazo byabaye kugira ngo tubikemure mu nzira nziza. Ni na ngombwa kandi ko mumenya amasezerano aba basaza badusinyiye. Wibuke ko iyo muzehe agiye gusinya, aba ari gusinya mu izina ry'Abanyarwanda, aba ari gusinya mu izina ryawe. So ntugatekereze na rimwe yuko bitagira icyo bikumarira cyangwa se bitakugiraho ingaruka. So nimba muzehe asinye ikintu utamenye, ukibaze icyo kintu muzehe yasinye. Ni uburenganzira bwawe bwo kumenya ikintu muzehe yasinye mu izina ryawe nk'umunyarwanda, kandi ni n'inshingano za muzehe nawe zo kukubwira ati dore ngewe nasinye ibi ngibi kubera ko nzi yuko biri mu nyungu zacu nk'Abanyarwanda, biri mu nyungu z'abantu bo muri Uganda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndabashimiye cyane kuri mwebwe mukiza, mukande subscribe, like, follow na follow, mukande no kuri iyo nzogera. Ni jyewe Singirankabo Bikorwa Freeman. Turagaruka muri uwo mwanya
ndabakunda cyane mwese, murakoze cyane.